Uragenda mwongeye kwirirwa abakunzi ba Yacu TV, twongeye kugaruka tubashimira kandi ko mwana dukurikiranye. Ni byiza cyane, turabishimira amakomenti yanyu abakenewe na nimero mwazibonye kutubaza biba byemewe nta kibazo, ndizera biba byiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ukuntu hari ushobora kujya guswera umukobwa ndeka mbe birakabanga. Banza kanze subscribe kugira ngo ubibone neza, bite biza neza kugiye. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ushobora guswera nk'umukobwa. Buriya ukuntu abatipe nk'abatipe batafitemo inararisweye nyine, sibyo rata? Nibyo ndabizi. Hari ukuntu ushobora kuba udafite inararisweye umukobwa akagutuburira, wamunyaza akanyara inkari zisanzwe, ukayabona amavangingo nawe agakomeza ugahataho. Urumva rero ko numeze. Tugiye kuganira kuri topic yo gutandukanya inkari n'amavangingo. Uri kumva ako kantu tugiye kuganiraho? Ni ukuvuga ngo ukuntu rero bimeze. Aho hari ukuntu nkawe musore ushobora kurangura nk'umukobwa watisha uyu mukobwa igikobwa kabisa kiranyara, kandi burya ari inkari zisanzwe. Ibyo bintu bibaho, ibyo bintu bibaho. Nabonye hari umuntu wabinyarikiye muri comment arambwira ati ibintu byambayeho, ati ubona nyine nkongo batangiye kugenda amenyera square bituba bitandukanye. Ati ari ukuntu ajyaga nswera umukobwa nkabona haje nk'amazi, noneho arabona square mbona amazi yamaye, mbona ni nk'inkari zisanzwe. Kumva yagenda kose amavangingo n'inkari zisanzwe ntango bari kimwe. Urumva kuvuga ngo ukuntu biba bimeze, uya gutandukanya bose bamwe bari kumwe ahantu hakorwa gutandukanya icyatsi n'ururo byakunanira. Ahubwo icyo gihe rero bitume tureberaho tugiye n'ubushishozi. Abakobwa bwihangane niyo mbavuyemo, ariko ndabizi nyine mwihangane nyine, none se bigende bite murakinyweraho. Ni ukuvuga ko hari ukuntu umukobwa aza akagutuburira, urumva agutuburira ukamuswera naye wahaseho yitakije yatatse yavugije induru ngo agiye kuguha amazi aguhaye inkari, kandi ari inkari buri uzi ngo ni amazi nawe yatatse induru yayihaye umunwa. Nawe so guhataho gaswera akagongo kagagenda yaguhaye inkari. Kariho mu bwiko ukuntu bita bigenda. Abona kurongora umukobwa washyutswe, iyo umurongoye amavangingo ntashira, ashira ari uko arangije. Urumva itandukaniro ry'amazi y'amavangingo n'inkari. Ni ukuvuga ngo itandukaniro, umukobwa washyutswe iyo umusweye ari amavangingo ari kuza, ukamunyaza nyine ari amavangingo ari kuza, uramunyaza mpaka arangije, nibwo ya mavangingo akama. Urumva? Noneho inkari rero zisanzwe, umukobwa urongoye ikizakubwira ko ari inkari, uzamuswera. Urumva n'umuswera hari n'igihe atangira akomeye ukuntu. Ibyo bintu bikunda kuba ku bakobwa baba bakomeye. Ukamuswera, wamara kumuswera akanyara za zindi ugira ngo ni inkari. Icyo gihe yenda kose wajya amazi haroroha, ntabwo akomeza hakomeye. Noneho iyo umunyaje za nkari iyo arizo zije ziraza, ariko ziza ari nyinshi kandi cyane, kandi zikata zigira gute, zikata zikama. Urumva araza nyine arazinyara zigashira zikata zikama, ku buryo iyo ukomeje kumurongora nyine arongera n'ubundi agakomera kwa kundi uba watangiye umeze, arongera agakomera. Urumva diferanse cyangwa se itandukaniro ry'inkari n'amavangingo. Amavangingo yo iyo unyaza ntabwo akama, ntabwo ajya akama ari uko uri kurongora arangije. Iyo arangije nibwo amavangingo akama, ariko izisanzwe iyo umurongoye zirakama. kandi zisanzwe iyo ukimurongora
umurongora atanatose ku buryo urongora nyine ukumva arakomeye, nyuma ukaza kumva yoroshye nyine, ukaza kumva yoroshye gakeya nyine, hari nk'inkari nyine yarekuye. Noneho ubu ngubwo rero ikomeje ukanyaza ubona zije ari nyinshi, ariko zigahita zishira, zigashira ku buryo wongera ukanyaza ukanazibura. Ubu ngubu urongera ukanyaza ukanazibura burundu buri ukazibura neza neza. Urumva uwo nguwo niwo uba wagutuburiye. Uwo nguwo unyaza zikageraho zikagenda zigashira, akenshi aba yagutuburiye. Ntabwo ari amavangingo ya nyayo, ariko amavangingo ya nyayo ku mukobwa wirekuye wakiguhaye cyose, ni hahandi umuswera ukanyaza zishobora no kuza ari nkeya, ariko zikaza zidakama, zigashira ari uko arangije nawe urangije ngo zishira. Urumva abantu bajya babatuburira. Ubwo rero namwe mujye mushishoza, mudashishoza nyine ubwo uzakinyweraho. Urumva uzakinywera ngo kinyweraho rero nta sukari, reka ugomba kujya ubanza ugashishoza. Sinabwiye uburyo muzajya mubigenza. N'umuswera ukabona ni uwo mukobwa ufite uguhaye inkari, ni hahandi umuswera utanamuhindurira positeri, kuko positeri indi positeri yose wakora iramubabaza, kuko aba yamaze gukomera. Iyo izo yanyaye zashize aba yamaze gukomera rwose, ntiwamuhindukiza cyangwa ngo umwunamishe, reka bisaba gukora iyo positeri imwe yakumva arushye, avuga ati wenda akaba yakwisha, avuga ati sheri turekera aho ndarushye, kandi arushye bya Yesu, kuko aba yazibuze nyiriza guha yajomereye. Harakumva ukuntu biba bimeze. Ubwo rero ni icyo nagira ngo mbabwire, ikintu cyo gutandukanya inkari n'amavangingo. Uriya amavangingo ntabwo yamera kimwe, kandi yo urabona aba ameze iyo niyo ari tuve nko kwishoka nk'iyanjye ndyamye hano, ntago mbese uretse kugaragara ko hatose, nta kizinga cyizaho, reka